Reka dutemberane muri Spielplatz muri Hertfordshire, ni agace gatuwemo nabo mu bwoko bw'aba-Jarawa, Himba na Sentinel, biberaho mu buzima butangaje burimo no kutambara imyenda, kabone nubwo bafite ubutunzi cyangwa ibintu byose nkenerwa bitatuma babaho bambaye ubusa. Baba abana, abagore ndetse n'abandi bantu bakuru batuye muri ako gace babaho bambaye ubusa iminsi yose, atari uko babuze ubushobozi bwo kugura imyambaro, ahubwo bo mu muco wabo nuko babyizera ko umuntu agomba kubaho. Aka gace kavumbuwe mu mwaka w'1929 na Charles Makaski n'umugore we Dorothy Makaski ubwo bavaga mu mujyi wa Londres bakajya kugaturamo. Kari kagizwe n'ishyamba gusa, bahaba igihe kinini batuye mu ihema bahubatse. Nyuma bagiye bahasangwa n'abandi bantu batandukanye mu mpera z'icyumweru barimo n'inshuti zabo, bakahagirira ibihe byiza by'imyidagaduro, ariko kenshi bakaba bambaye ubusa. Nyuma baje kuhasangwa n'abandi baturage bakomeza kubaho muri ubwo buzima kandi ntibaterwa ipfunwe nabwo. Iyo nkambi yabo bayise Green Monastery ndetse n'ahantu ho gukinira Spielplatz. Igitangaje kuri ako gace nk'uko ikinyamakuru Mirror.com kibitangaza nuko katagerwamo n'abagatuye gusa, ahubwo n'abagatangarira baturutse mu bice byo hirya no hino ku isi bajya kugasura, ariko ba nyir'ubwambure ugasanga ntacyo bibabwiye kuba basurwa n'abantu bambaye ariko bagasanga bo bambaye ubusa. Ikindi kinyamakuru cya Berkshire Live kigaragaza ko kugeza ubu abantu 50 aribo bakoze imbibi zabo bakabaho nk'urugo rumwe, bagakomeza kwiberaho mu buzima bwo kwambara ubusa. Ntabwo aka gace gatuwe n'abakene nk'uko bamwe mu batakazi babitekereza, kuko iyo uhageze uhasanga inzu z'imiturirwa, utubari tugezweho ndetse n'ikoranabuhanga rirahari. Abahasura bafata amafoto n'amashusho y'abahatuye, ugasanga ntacyo bibwiye ba nyiraho kuko bo bizera kuko babaho bambaye ubusa ariko bagomba kubaho. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.